Trust Wallet ni imwe muri wallet zikunzwe cyane gukoreshwa mu bijyanye na cryptocurrency uyu munsi. Iroroshye cyane kuyikoresha, yewe niyo waba ugitangira ubona ko ari ibintu biba byoroshye, wenda bitandukanye nuko ushobora gutangirira kuri Binance ukabona ifite icyo twakita interface igoye. Ariko hari ibintu wenda bishobora kuba byagucanga mu gihe utamenyere kuba wayikoresha. Nk'urugero, ushobora no kuba wakohereza amafaranga nk'ibisanzwe kuri Binance, ariko hano ugasanga n'itandukaniro. Mu by'ukuri uba ufite amafaranga, ariko ugasanga wenda barakubwiye bati ntago wemerewe kuba wakohereza kubera ko udafite ibyitwa network fees. Ese ibi ni ibiki? Muri uyu mwanya ngiye kwereka uko Trust Wallet ikora, wohereza amafaranga, uyashyiraho, ugura ibintu bitandukanye, ujya mu isi ikoranabuhanga, NFTs, non-fungible tokens, ni ibiki? Nibi byose turabireba. The app cyangwa se decentralized applications n'uburyo bwose ushobora kuba wakoresha iyi application ya Trust Wallet. Turifashisha Binance kugira ngo tukwereke uko iyi Trust Wallet ikora. Niba utarakora subscribe hano kuri X menya waracikane cyane. Niba ufite gahunda yo kumenya ibijyanye na cryptocurrency, nyamuneka yikore, ariko cyane cyane ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bidasanzwe bijye bikugeraho mu buryo bworoshye cyane. Iyi Trust Wallet rero hari video nakoze yerekana uko wayifungura. Biroroshye cyane, nta kintu kigoranye kirimo, kandi nyine ushobora kugiraho wallet imwe ariko ukaba wagiraho n'izindi. Iyi ni main wallet, ariko ushobora kuza ugakanda hano hanyuma ukaba washyiraho indi wallet. Ibintu byoroshye cyane, nawe nuyivana kuri Play Store ni ibingibi utangiriraho, nyine bahita baguhereza passphrase, nta kindi. Ubundi ugashyiraho iki, ugashyiraho pin ndetse na fingerprint kugira ngo ukomeze kuyikoresha neza. Iyo birangiye rero utangira kuyikoresha, nyine ukanda hano kuri create new wallet, cyangwa se waba uyifite ugashyiraho hano hanyuma ugashyiraho za passphrase zawe. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Hano washyira ama wallet menshi cyane ashoboka. Reka noneho turebe uko ushyiraho amafaranga. Urugero, biterwa nayo ugiye gushyiraho cyangwa se network ushaka gukoresha. Urugero, wenda niba ushaka gushyiraho USDT cyangwa se Tether, ukareba network. Iyi ngiyi ni TRC20, iyi ngiyi ni BP20, ariko hari n'izindi. Iyo ushaka uraza ugakanda hano, ukanda hano kuri add tokens hano hasi, hanyuma ukareba izindi token hano ushobora kubashyiraho. Urugero, wenda USDT, wenda niba umuntu yakubwiye ati ashaka gukoresha ERC20 cyangwa se ya Ethereum, ni iyi ngiyi nayo wayireba, hanyuma ukayaactivate hano kugira ngo igaragare muri iriya list. Wenda niba ariyo bashaka kukohererezaho, hanyuma ukaba wayikoresha. Izi nazo zose ushaka, mbega waba ushaka wenda Bitcoin, nayo ukagenda uyishakisha. Hano haba hari ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. BTC muri kubona iriho, ni network nyine ya Bitcoin. Haba hariho ibintu byinshi cyane. Coin, urugero wenda TRC20 niyo ikunzwe cyane, niyo ushobora wenda gukenera gushyiraho amafaranga. Hano dufiteho Tron cyangwa se TRC20 cyangwa se wenda BP20, nyine ya chain cyangwa ya blockchain ya Binance. Hano nyamuneka blockchain ziba zinyuranye, nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Hano reka duhitemo wenda iyi ngiyi ya Tron, ngiyi ya mbere, cyangwa se BP20. BP20 niyo mbona tudafiteho amafaranga menshi. Reka dushyiraho hano kuri iyi BP20. Gushyiraho byose n'ubundi ni kimwe. Wahitamo iyi BP20, wahitamo TRS, ariko abenshi mukoresha Tron, reka aba ariyo dukoresha. Hano rero iyo ushaka wikandaho, tuyikanzeho Tron, hanyuma ugategereza gato. Hano usangaho ibintu bibiri, hari send ndetse na receive. Iyo ushaka rero kwakira cyangwa se kubitsa, ukanda hano kuri receive, wamara gukandaho urakopiya ukajya muri Binance yawe. Hano nakubwiye ngo tuyifashisha Binance, ariko niba ufite Trust Wallet ifite fashion igezweho, uhita ukanda hano ugahita deposit ukoresheje Binance yawe. Deposit from exchange, bitubona nyine ni exchange ni Binance, nta yindi, kuko iyi Trust Wallet buriya nayo ni product ya Binance. Binance niyo exchange ya mbere mu isi, murabizi rero ifite n'imwe mu wallet agezweho cyane. Hano rero dushaka twashyiraho wenda, reka turebe, ushobora wenda gushyiraho 10 kuko niyo make hano, hanyuma ugakanda kuri confirm ukabyemeza. Ahangaha biba byaranye. Ni uburyo bworoshye cyane Binance yazanye. Niba nawe usanzwe uyikoresha, nyamuneka genda muri Play Store uyaupdating kugira ngo ubu buryo bwo kubigenza gutya bijye byoroha cyane. Hano rero ni ya makode bisanzwe bita birangira, ariko reka nereke wa muntu utazi gukoresha Binance mu bundi buryo busanzwe, nawe tumwereke uko ushobora kubigenza. Cyangwa wenda niba ari nko ku yindi exchange nka OKX, Huobi cyangwa Coinbase, wenda ku buryo utahita ukora deposit kuri Trust Wallet direct nk'uko wenda kubakoresha Binance, namwe reka mbere kuko mubikora mu ma exchange yanyu.
hano rero kubikora muri exchange yawe urakopiya iyi address, hanyuma numara kuyikopiya uraza no kuri Binance nk'ibisanzwe, ubundi ujye kuri wallet. Numara kujya kuri wallet rero urabona wenda coin ni USDT, hanyuma iyo umaze kuyikanda aho ndibyoneke nyamuneka babantu batamira ibintu bya cryptocurrency. Hano dushaka gukora withdraw, urakanda no handitse withdraw, hanyuma uhitemo send via crypto network. Hanyuma Binance ifite icyitwa Binance Pay, nyamuneka mu gihe ugiye kohereza umuntu amafaranga cyangwa se crypto akoresha Binance, ukanda hano ugashyiramo email ye cyangwa nimero ya telefone cyangwa se ID ye. Hano nta kintu kimwe bagukata kandi nyine ahitageraho aho apana gukoresha uburyo bwa send via crypto network. Ariko hano turakoresha buno bwa mbere nyine kubera ko ni crypto network tugiye gukoresha. Hano rero murabizi twayikopiye turayishyiramo gutya. Network rero ni Tiron, uba ugomba kugira gute, ugomba kuyihitamo Tiron ubundi ugakonfirma. Hanyuma hano turashyiramo na amadolari 10, ubundi dukande kuri withdraw. N'ubundi nizanzira bya bindi bisanzwe. Hano rakanda kuri confirm, amugeraho cyangwa se agira kuri ya wallet na amadolari 10. Hano rero bakohereza iki? Hano bakohereza code biometric itari gukunda, wemeza hano kuri ubu buryo bwa code imwe bakohereza, hanyuma ugakanda kuri get code ukagenda ugahita uzifata. Hari abantu rero bitiranya ugasanga ngo code bategereje bazibuze, nyamuneka ujya muri email yawe ukagenda muri message zawe ukazibona. Hano ku mwanya wa mbere baba bashyizeho email, ariko n'igihe bashyiraho telefone ugomba kureba nyine icyo bagize gute, icyo bashyizeho mbere. Muri kubona ubungubu byabaye byemejwe, hanyuma withdraw ibikiri ku processing mu mwanya muto ahita ageraho nyine, kubera ko murabizi transaction kuri blockchain bifata umwanya muto bitewe nuko baba bakiri gu processing ari ama block bagenda validatinga mu bintu bya mining ndetse na staking. Ngira ngo hari ibiganiro byinshi twakoze bigenda bibasobanura. Umwanya muto rero ni niba twabikuje hano 10 kuri Binance ageraho 9 turahita tuyabona. Hanyuma wenda nawe ukoresha indi exchange nk'ingi ya OKX, njye niyo nkunda gukoresha cyane, iroroshye kandi nyine ikora nka Binance, ifite uburyo bwose. Hano niyo yandikishaho ugashyiraho nibura amadolari ari hejuru ya 50 uhita uhabwa bonus y'amadolari 10, niyo uhita uhabwa. Ubwo rero abantu bashaka kwiyandikisha bashobora gukoresha link twatanze muri description ukiyandikisha hano kuri iyi OKX. Kuri OKX rero naho uraza hano ukaza kuri assets, hanyuma ho uhita ukanda hano handitse kuri withdraw. Iyo umaze gukora rero hano kuri withdraw birumvikana nyine ugomba guhitamo coin, urugero ni USDT wenda, hanyuma yaba ari kuri blockchain ni on chain, hanyuma yaba ari umuntu ukoresha nanone iyi OKX ukoresha uburyo address tuba twashyizemo nyine, hanyuma hano ugahitamo network ya USDT ubwo ni TRS20, ariko iyi ngiyo irayishakisha hanyuma igahita imatchinga niyo network uba watanze. Hano rero iyo birangiye nyine byose uhita ushyiramo amount, hanyuma hano fees aba ari $1, ntago ari ibintu bitinda cyane. Ikindi hano ushobora kuba wakohereza nibura amadolari 2, bivuze ngo hano wenda kuri za website mujya mwohereza ugasanga kuri Binance babasabye amadolari menshi. Hano minimum amount ni amadolari 2 ushobora gukorera withdraw. Ni ibintu biba byoroshye cyane kandi bikunda. Hanyuma ibikurikiraho ni nk'ibisanzwe byo kuri Binance ukugenda wemeza na za code ebyiri barazikohereza, yaba ari iyo kuri mail ndetse n'iyo kuri telefone yawe barayikohereza. Gusa ko twabikoze kuri Binance, hano nagira mbereke uko bikora. Ni gutya rero iyi OKX ikora. Ni ushaka kwandikisha link yayo iri muri description kugira ngo wenda nawe nyine ayo madolari 10 nyamuneka na amafaranga y'ubuntu abaho. Ayo madolari 10 nawe wayabona hano, kuvuga bashobora kuyaguriza mu ma eta hanyuma ugahita uyagurisha 0 n'ibice. Rero ibingibi kuri aya matariki byanganaga nyine n'amadolari 10 bahita bayiguriza hano muri reward center yawe ugahita ubibona. Niko kuri OKX bigenda. Bidatinze rero kuri Trust Wallet ya madolari nyine 9 twashyizeho twifashishije Binance, murabona ko amaze kugeraho byose. Hano uhita ubireba ushaka wajya no kuri blockchain explorer, hanyuma ukagira gute byose ukabireba. Ujya hano kuri more details hanyuma ukareba uko byagenze. Niyo wenda waba wohereje hanyuma ntahagere, hano ureba details zose, uburyo amablock yagiye yemezwa n'ibindi n'andi makuru menshi ushobora kuba wakenera. Uraza no kuri tironscan.org, ni nk'urubuga cyangwa se nk'igitabo cya bank muri iyi blockchain ya Tiron cyangwa se TRS20. Hari n'izindi, hari na Etherscan ya Ethereum, bose naho wagenda ureba. Ushobora no gushyiramo
indi wallet address ariko ya Tironi. Hano ukagenda ureba nyine ibyakoreweho n'ibindi bintu byinshi. Uburyo rero nabwo mujye mukoresha, murabona ko nyine yaba ari hash n'ibindi byose byabaye success, byemejwe. Iyi confirmed by amablock 113 n'andi makuru menshi mbega wakenera. Iyi ni trust wallet tukiri kurebaho. Hanyuma hano tumaze gushyiraho amafaranga. Iyo ushaka rero kuyohereza birumvikana, turakoresha hano ubu buryo bwa send. N'ubundi ukanda kuri iyo coin ushaka, hanyuma ugakora kuri ubu buryo bwa send. Hano urakopia address. Hano rero umaze gukopia address, ushyiraho amafaranga ushaka kohereza, ugire wenda yose ushaka kuyohereza, hanyuma uhitwanda hano hejuru handitse kuri konti niyo, ubundi ugakomeza. No icyo ugomba kumenya, iyi address niyo kuri platform runaka. Platform rero bacaginga, trust wallet iza gucaginga amadolari menshi cyane. Hano network fee ni $1.8, ubwo niyo bagukatura mutse ukoresheje iyi ngiyi. Ariko ni dukopia network n'undi ya Tironi ariko tuyifanye kuri Binance baradukata bikeye. Hano bahise batubwira bati nta matironi dufite TRX yo gukata. Rero iyi transaction ntago yagira gute, ntago yakora. Hano abantu benshi bahageze birabacanga bati bigenda bite, bati trust wallet ni scam. Hari abantu benshi bagiye babimbwira nyine ko ntago bari bayizi bazi kwikoresha. Hano hari cyitwa gas fee cyangwa se nyine yanga amafaranga ukatwa. Kuri tugiye gukoresha iyi Tironi tuba dukina ama TRX. Niba tugiye gukoresha BP20 ni ya Binance, kandi murabizi ko ni ya Binance ni BNB, dukeneye ama BNB. Hano dufiteho amatironi, hano dufiteho nyamuneka kanze mbibereke. Hano twe dufiteho amatironi ariko ni 18.35 angana n'amadolari 0.96. ngira ngo hano muriho murabibona. Aya ngaya rero ni dukoresha, ni dufata network tuyivanye muri Binance. Aya ngaya birakunda, ariko mu gihe bitakunda hano uraza ugakanda hano kuri Tironi, ubundi ukagira gute ugakanda kuri receive. Hano woherezaho utuntu dukeya, ntabwo ari ngombwa koherezaho menshi. Mukanda bibereka kuri BNB ndabikora none mbereka uburyo nza kuyoherezaho. Hano ubwo wakoherezaho aya ma TRX, ni ibintu biba byoroshye kandi bikunda cyane. Urugero hano hari network tuvanye muri Binance, turakandaho. Hanyuma iyi trust wallet kindi urugero nshobora kubushaka kohereza wenda amadolari 2 n'urugero, cyangwa se 3 n'urugero. Hano ntabwo ari ngombwa kohereza 10, oya niba ari 3 hano urakanda kuri konti niyo. Iyi network kubera ko ariyo nkuye muri Binance, kubera ko ariyo nkuye muri Binance rero hano baradukata 0.9. muri kubona ko kuri ama TRX yacu dufiteho ahwanye na 0.90 nabingaye nabine gutyo. Hano biragira gute, birakunda. Hano birakunda ugukanda hano kuri iyi confirm, ubundi ugashyiraho fingerprint yawe. Ako kanya transaction ihita igenda, utegereza amasegonda make cyane, bihita bigira gute, bihita bikunda nyine. Iyo ujeho mu wundi mwanya urabibona. Gusa wowe iyo udafiteho ama TRX ahagije yo gukata nyamuneka ntago byakunda. Hano muri kuna ko rero ya TRX twari dufite hafi yose bahise bayakataho, dusigaranye duke cyane, ariko bivuze ngo tugiye koherezaho hano byadusaba gushyiraho ama TRX. Nkuko nabibabwiye ngo nabibereka kuri BNB. Hano dufite ama USDT ya BNB. Nyamuneka ujye bireba kuri trust wallet niba ufite ama USDT kuri TRC20 atandukanye cyane nayo ufite ku yindi blockchain nyine. Bivuze ngo ari kuri blockchain ebyiri zinyuranye, amwe ari kuri Tironi TRC20 andi ari kuri BP20. Reka turebe aya ma USDT yo kuri BP20. Aya nyine nta buryo wayabuze ngo bikunde, keretse wenda hano. Ariko hano hari ubundi buryo bwa swap nza kuberekaho, uburyo bwa swap cyangwa se ukayabanza ukayashyira kuri exchange yose ukayahuriza hamwe, akajya hamwe wenda akaza kuri network imwe. Hano rero dufite BP20, reka tuyikande, dufite amadolari 9. Iyi BP20 yacu rero nidushaka, iyo ushaka nyine kugira ibyo wakira ukanda hano, hanyuma ushaka kohereza na reka dukande rero hano kuri iyi send. Mu kujya muri Binance yawe uba ugomba kugira gute, kureba ko ugiye guhitamo iyi BNB Smart Chain, kuko niho agiye guca BP20. Cyukora no urakopia address, hanyuma usubire muri trust wallet yawe. Hano urapestinga, hanyuma ugashyiraho wenda izo ushaka kohereza. Urugero kadushyiraho n'ubundi 3 cyangwa 4 n'urugero. Urakanda hano kuri konti niyo. Hano kubera ko nta ma BNB dufite rero ntabwo byakunda kuba twagira gute twakohereza. Hano kubera ko nta ma BNB dufite ntabwo byakunda kugira ngo iyo network fees bikunde. Nyamuneka exchange ziba zifite ikoranabuhanga ridasanzwe, nyine niho mpamvu ujya kohereza ugasanga wenda ntago bakubwiye bati niba ugiye gukoresha
iyi BP20 Binance Smart Chain banza ushyire ama BNB ngo ugomba kuba yafite oya zo ziba zifite ubundi buryo ari byo twita bridges mu bintu bya blockchain wenda na concept navuga atoroshye cyane. Hano rero yuko zano kuri top up bakwereka ibintu byinshi cyane, ama BNB make yo kugura hano aba ari menshi cyane. Iyo ugiye gukora kuri buy biragora, kakantu niko ukoraho ka buy ukaba wakoresha andi third party cyangwa se ubundi buryo bwo kwishyura nka MoneyPay irakoreshwa cyane. Hano make yo usanga nyine ubundi usanga 150. Iyi rero ni yitwa MoneyPay, ariko hano aba ari n'izindi, aba ari yitwa Binance Connect n'izi ngizi zose za Transact Simplex n'izindi. Hanyuma wabyishimira ukanda no kuri next, ariko mu gihe nyine wamaze kugira gute hari ibyo wamaze gushyiramo. Hano rero reka dukoresha uburyo busanzwe bwa Binance. Ubundi icyo tugiye gukora no gushyiraho ikintu, gushyira ama BNB. Hano rero hari coin ebyiri zinyuranye za BNB. Hano hari yitwa BNB Beacon, ya mbere niyo BNB Beacon Chain, hanyuma hano hariho BNB Smart Chain ngi ya kabiri. Nyamuneka byitegereze neza, iyi BNB ya kabiri niyo tugiye gukorera, iyi ngi ya kabiri, iyi ngi nshyize mu kantu k'umutuku niyo tugiye kugira gute, niyo tugiye gukorera. Iyi ngi niyo BNB Smart Chain, urayireba. Hanyuma ko tugiye koherezaho utuntu dukeya, icyo dukora nta kindi, turakanda hano kuri receive. Nyamuneka muri ko ari BNB Smart Chain, hanyuma dukore copy. Ikindi hano iyo uzifiteho ukora hano kuri iyi deposit, ariko mu gihe nanone waziguze kuri Binance. Mu gihe rero nanone utazifite kuri Binance, urumva ko n'undi byasaba kubanza ukagira gute, ukagira gute ukazigura. Hano wabanza ukazigura, urugero wenda hano ushobora wenda kuvuga uti 0 n'ibice 0.1 kuko ni nayo makeya hano. Iyo uzifiteho birakunda, ariko nanone mu gihe utazifiteho rero ntago bigira gute, ntago byakunda. Ya ni amadolari 2.45, bivuze ngo niyo ma BNB makeya ushobora kugira gute, ushobora kuba wakohereza. Hano naho ushobora kubikoresha, gusa reka nereke na wa muntu nyine utamenyereye wenda ubu buryo, ugivuga ati ndahita njya kugura kuri Binance bisanzwe, reka mbikwereke uko ubigenza. Hano uraza nyine kuri Binance yawe bisanzwe, kuri spot trading ugahitamo iyi BNB mu gihe ariyo ugiye kugura. Ariko ubu buryo nanone ndakwereka ikibi cyabyo. Urugero hano iyo ugiye kugura nyine kubera ko ushaka guhita ukora transaction, ntabwo urindira wenda uvuga ngo coin yamanutse ngo ibiki, oya hano uhita ugakora kuri buy mu gihe ushaka kugura ukagura. Ariko iyi pair ni ya BNB BUSD kandi nta ma BUSD ufite. Hano rero uba ugomba guhitamo BNB ndetse na USD wenda kuko nizo ufiteho. Hano rero uhindura pair nta kindi. Hano uraza nyamuneka, hano uri kubona na amapay. Iyi nayo ni coin nyine, ni BNB kandi nayo ni nziza cyane, abantu bakunda kuyi trading cyane cyane. Binance niyo ibi promotinga. Gusa hano uraza ugahitamo iki, ugahitamo iyi pair ya USDT. Hano abantu bakunda gukoresha ingi BUSD, nayo ni coin iri stable nkuko iyi USDT bimeze. Nayo ushaka wazajya holdinga nta kibazo, ntabwo wahomba, ariko USDT nyine niyo ikunzwe cyane. Hano urashakishamo BNB USDT. Murabona none niyo pair yaje, ni cyase niyo pair nyine, abara amacoin abiri kuko ni exchange n'ugiye kuyahinduranya. Iyo birangiye rero hano urugero iyi ndabona hariho limit ntabwo itugurira ako kanya, kubera ko uzishaka kanya ugomba guhitamo market nyine byako kanya. Hano rero USDT wenda urugero haradukeneye nibura BNB z'amadolari 3, kandi hano ugiye kugura ntago bikunda. Nyamuneka hano ntago bikunda, urugero wenda buy BNB, hano ntago byakunda, ni hejuru y'amadolari 10, kandi wenda izi zose ntago uzikeneye. Hano rero hari uburyo ngiye kukwereka, hari iyi ni trading rero irimo ibintu byinshi cyane. Hano hari za peer to peer, fiat, ariko hano hari ubundi buryo bwitwa convert. Iyi conversion rero niyo kwereka. Hano ushobora gukora convert, ugahita ufata ama USDT yawe ugahita uyashyira mu BNB, hanyuma ugahita ugira gute, ugahita uyohereza. Hano uraza ugakanda hano kuri USDT kugira ngo uhitemo nyine kugira uhitemo coin runaka. Hano rero uhitamo nyine kava hano kuri USDT akajya hehe tu. Hano iyi coin nayo uraza ukagira gute, ukayihitamo. Kandi dushaka iki, dushaka BNB yacu. Niba dushaka BNB rero ni gutya biba byagenze. Hanyuma hano wenda turahitamo n'urugero amadolari 3. Hano twikanda kuri preview ku conversion.
hano bakwereka amasegonda. Iyo ubyishimiye uhita ukanda aya masegonda atrashira. Mu gihe amasegonda rero ashize urongera ugakora kuri refresh kugira ngo kubera ko murabiza agaciro nyine kaya makoini biba bigenda bihindagurika. Ikindi ni no fees, nta kintu kimwe bagukata. Tayari byakunze, trade confirmed. Ningi nayo ni ubwoko bwa trading nyamuneka. Nibivuze ngo ni Tirone rero naberetse ushobora kuyikora gutya. Hano uraza ugahindura hanyuma ugahitamo Tirone nayo ukaba wayikonvertinga atatu. Ugahita hano kuri preview conversion ni Tirone ugira gutita wakira ugahita uzohereza ariya kugira ngo uze kugira gute uze kubikora neza. Hano rero bidatinze dufiteho ama BNB ahita ajya kuri spot trading. Iyo agiyeho rero nta kindi ukora, uraza hano ukayakandaho hanyuma no kuyakorera withdraw. Hano rero duhita dupestingamo ya network yacu bita bihura rwose, BNB Smart Chain cyangwa BSC network. Verification ni ibintu biba byoroshye cyane. Hano rero ushaka zose wahita uzoherezaho max hanyuma ugahita ukanda kuri withdraw nk'ibisanzwe. Nyamuneka mberetse uburyo bworoshye cyane. Conversion ni ikintu cyiza cyane ugomba kumenya muri trading kandi ukamenya kuyikoresha neza nk'umupro. Hano ni ya makode bisanzwe ntacyo mberekaho, reka mbikore ubundi tugaruke muri video bisanzwe. Hano rero urategereza nyine mu gihe ya BNB yacu aba kiri guprocessing. Muri ko ya madolari 9 yatwohereje tayari yamaze kuba yarangira, yabaye completed. Hano rero nayo yamaze kuba completed, nta kindi turasubira kuri trust wallet yacu. Hanyuma tureba ama BNB dufite. Uvuga hano ukora refresh, aya BNB tayari yamaze kugeraho. Muri kubona ni 0.01 nyine ahwanye n'amadolari 2.86. Aha rero noneho icyo twakora nta kindi, dushobora kohereza aya ma USDT yacu ari kuri iyi network ya BEP20. Nyamuneka nizere ko ubonye uko bikorwa. Uko mbikoza no kuri BEP20 ni nako ubikora kuri network cyangwa blockchain ya TRC20. Nyamuneka blockchain ni nkuko wenda wavuga urugero konti muri banki ya Kigali hanyuma ushaka wenda wowe kuyohereza kuri Equity. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero ugomba gukora mu buryo butandukanye. None dukanda kuri aya madolari yacu ya BP20 ni 9 dufiteho, reka tuyohereze. Turakanda hano kuri iyi send hanyuma katugende turebe address. Hano n'ubundi guhitamo address uhitamo USDT nyine hanyuma ugakora kuri deposit kuko ushaka kuyashyira. Hano rero bahita bakwereka network ni BP20 ngi ya mbere, ntabwo uhitamo Tirone kubera ko tugiye kuyohereza kuri iyi blockchain ya Tirone. Urakopia, nta kindi kintu hano ukora, ugapestinga hanyuma amount wenda urugero yose ushaka kugira gute kuyoherezaho urakanda gutya ukande kuri continue. Hanyuma hano rwose uhita ubibona. Hano rero bagukata utuntu duke cyane bitewe iyi trust wallet nababwiye ngo ni product ya Binance. Rero kohereza hagati y'ikintu icyo ari cyo cyose cya Binance ndetse na trust wallet bagukata utuntu duke cyane. Hano baradukata 0.07 yose tugiye kugira gute tugiye kuyohereza. Hano rero ukanda kuri confirm nta kindi. Hano urukubona nyamuneka iyi BNB wazajya uyikoresha cyane kubera ko bagukata utuntu duke 0.07. Urumva ni utuntu duke cyane dushoboka. Hano rero kohereza trust wallet iroroshye cyane, nta byo kuvuga ngo ni verification code ya email cyangwa se ya telefone. Ubu gutya byarangiye kandi mu kanya gato nyine transaction yayo irihuta. Mukuru ko dusigaranyeho 0. Hano iyo bikiri mu mutuku ntago iba nyine yagiye. Iyi ngiyi abari withdraw cyangwa se wakuyeho. Hanyuma iyo wayazanye bijya mu cyatsi. Hano tubibona yukanze rero reba detail z'iyo ngiyo iyo transaction umaze kuba wagira gute wakora. Hanyuma indara uburyo woherereza umuntu ati ngo ntago yanyoherereje ngo ushobora kubibeshya network. Dore rero hano igitangaza cya crypto. Nyamuneka hano uhitwana kuri kano kantu hanyuma ukaba wabimusangiza. Hano ushobora kuza ukayikopia kugira ngo nawe ajye kuri ya blockchain explorer Tirone cyangwa se oya iyi ni BNB twakoresheje ubwo ni Binance Smart Chain scan. Hano bitubibona nyamuneka dore ni ingi.com. iyi ni ya wallet address yawe akagenda kareba ibyakoreweho byose. Ushobora kuyikopia iyi link ukayimuhereza akagenda gashyira muri browser ye akabona ibintu byinshi binyuranye. Cyangwa se tuyimuhereza kuri Telegram, kuri WhatsApp n'ahandi ukamwiriza nyine gihamye yuko iyo transaction wamaze kugira gute wamaze kuba wayikora, nta kiba kigoranye kirimo. Hanyuma ushobora kuvuga uti se aya madolari yandi yo nasizeho hano nyamuneka byo biragenda biteye ama BNB yanjye asigaye kandi wenda nyashaka. Dore nta kintu cyambaye bakata nyamuneka. Muri kubona ko ayo n'undi twe dufite hafi ya yose n'undi turacyafite no kuri BNB.
nayo ushaka rero wayikandaho hanyuma ukaba wagira gute ukaba wayohereza hano uraza ugakopiyamo address ya BNB hanyuma ugashyiramo n'amount ushaka ugahita ubyohereza. Muri make ni gutya kwakira cyangwa se gushyira amafaranga hano kuri Trust Wallet bikora, ndetse no kugira gute no kuba wayavana ukayohereza ahantu ushaka. Hano rero hari n'icyitwa swap. Urugero ushaka wenda coin runaka, ushaka BNB kandi ufite USDT, ushobora gukoresha ubu buryo bwa swap, naho birakunda. Ibi ni ibintu bikunda cyane, nta kintu kiba kigize gute kiba gitangaje kiba kirimo, cyangwa se wenda uri gushakisha utungo tu 0.01 wenda no rugero. Hano mukora ko dufiteho ama BNB ushobora guhita uyashyira hano mu ma USDT, ariko nanone ya BP twahita hano gitwanda kuri preview swap. Hano ariko dufiteho adahagije, gusa ubu buryo nabwo burakunda mu gihe nyine waba ufiteho amafaranga runaka. Ni ibintu bikunda cyane, nta kintu kimwe kiba gitangaje kiba kirimo, cyangwa se wenda 100% no rugero ugahitamo hano nyine hano handitseho 100%. Hano bitewe wenda na gafizo ushobora kugukata, ikiza nuko washyira hano ku 100% mu gihe yose ushaka guhita uyahindura. Hano n'andi makoini yose waba ushaka, ushobora kuba ushaka ari kuri tiro ugakanda, ushobora kuba ushaka wenda uyashaka mu BNB. Ubu buryo bwa swap nabwo wabukoresha kandi burakunda cyane, kugira ngo wenda ubone nyine iriya network afi. Iyo umaze gukanda hano ku 100% bitwanda hano kuri preview swap, hano icyo bakwereka ni iki, no kubyemeza confirm swap. Hano ushyiraho iyi fingerprint yawe, biba byakunze biba byakunze, bifata iminota mike, ntago bitinda. Hano rero uku niko ubundi ni smart contract wenda nabyo byaba ibintu byinshi cyane, ariko hano birakunze nyine bya bindi bimwe twakoraga mbere. Muri kubona dusiganye utu BNB duke cyane. Hano rero kuri iyi USDT yacu ya BP20 bise bikunda, bivuze ngo ubu buryo bwa swap nabwo kugira ngo ujye kuri Binance ngo kugura n'ibindi bintu byinshi, inzira nyinshi wayikoresha ubu buryo bwa swap mu buryo bworoshye cyane. Zabasobanurira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro, hanyuma mbereka basobanurira no kuri ubu buryo bw'ama NFTs, uburyo ushobora kubukoresha. Iyi OpenSea niryo soko rya mbere ry'ama NFT na fungible tokens. Mu kindi kiganiro gitaha byose nzabibereka, ndetse n'ubu buryo ushobora kuza hano hari ibindi bintu byakorerwa DeFi tokens, lending and borrowing. Hano hantu ni decentralized finance. Hano ushobora kuba waguriza ukabitsa ndetse ukanagurizwa muri cryptocurrency nk'uko bisanzwe mu mabanki, ariko ushobora kuba utabisobanukiwe nabyo nzaza bigusobanurire. Hano abari ibyitwa ama smart contract, ama decentralized applications, ibi byose bikora bite, ndetse hano naho ibi ngibi bishobora gukora ibintu byinshi cyane ushobora gukora wifashishije iyi Trust Wallet yawe. Nzaza mu gice cya kabiri gukorere indi video bigusobanurire byose. Uyu munsi rero turebye ibintu byoroheje kuri iyi Trust Wallet, uko ushobora kohereza ndetse no ushobora kwakira. Mu gice cya kabiri rero tuzabagezaho byinshi cyane. Nyamuneka niba utarakora subscribe yikore, kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bikugeraho mu buryo bworoshye cyane. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mr Buda, Imana ibahezagire.